guys, reka mbasuhuze ni Jimmy 250 umungwanyi mukunda cyane ndi kumwe na brother Emmanuel. Yeah. Brother Emmanuel maze fresh. Meze bo. Hari igikuba cyacitse hano mu Rwanda. None umwaka byaramwe n'indi ugiciye. Igikuba cyacitse Dorcas rwose wacu ibintu byayoberanye. Vestina. Oya. Vestina muri Vestina Dorcas. Mbo ayo makuru ntagari impamo. Ayo makuru ntagari impamo. Aha, okay. Birashoboka yuko ushobora kuba utasuye ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Reka ngufashe nkwereke ko ibyo bintu ari impamo. Buriya rero hano mu Rwanda tugira ibinyamakuru abantu benshi twizereramo. Cyane. Buriya hari ikinyamakuru Igihe, hari Kigali Today, Inyarwanda. Donc ibyo ni bimwe mu binyamakuru. Hakaba na Emet TV. Emet ni ijambo ry'igiheburayo mu Kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze Emet uvuze ngo Dieu de vérité bisobanura Imana y'ukuri. Ni ibinyamakuru twizereramo cyane dukungahaye kuri video nyinshi zigiye zitandukanye ariko by'umwihariko zirimo gusesengura. Ngeze gutya mu kanya mbonye notification mu masaha yashize ariko nari muze cyane ndi mu kazi kenshi, niyo mpamvu mvuze ngo nubwo nari muze ndi mu kazi kenshi ntago byatuma ntabasha kuza gusobanurira abantu ese bimeze bite wagwani biravaye birajyahe. Ni wagwani. Aha, yego twagiye. Vestina yaciye amarenga yo gutandukana n'umugabo we. Subiramo. Vestina yaciye amarenga yo gutandukana n'umugabo we. Ubikuye he yayaciriye ndi? Iyi nkuru turi kuyisoma ku kinyamakuru Igihe. Nge nago ndabyumva neza. Aha, reka nze ngusomere inkuru yose. Yanditswe na Nsengiyumva Emmy. Ku itariki ya 18 November 2025 hari saa 4:02. Nibwo iyo nkuru yayishyize hanze. Nibwo iyo nkuru yagiye hanze ku mugaragaro. Kuko ngewe ntarizera ibintu uri kumbwira neza. Irebere hano. Ndagira ngo uzamureho gatoya. Nzamureho gato. Urabona yo gatari Vestina? Ndi kumureba. Uri kubona ari nde? Ndi kubona ari Vestina na Idris. Irebe hanze. Hasi hano. Uyu ninde? Niwe. Aha ninde? Ariko ntuwirengageza yuko haba hari n'abapaparazi. Ndagira ngo ubanze ugenzure neza. Iyi nkuru koko ni ikihe kinyamakuru cyayanditse? Reka tugenzure neza. Tumaze kwasobanura ko twakoze ubusesenguzi twagerageje kugenzura. Dusangire ku kinyamakuru Igihe. Yego. Iri kuri Kigali Today. Yego. Iri ku Nyarwanda. Yego. Ndetse n'ibindi binyamakuru bimwe remwe byagiye bigaragara ku Facebook ndetse no kuri Instagram. Ariko kimwe nari buza gushimangira cyo nubwo hano bavuga yuko iyi nkuru yanditswe na nyirubwite Vestina. Yego. Akandika mu Cyongereza ku rubuga rwe rwa Instagram. Iyo abantu benshi bakunze kwita ngo ni IG. Yego. Izo ni indimi z'aba.com. Ni z'aba.com urumva nyine twa.com. Ntabwo ushaka kumenya ngo what do you mean IG bisobanura iki mu donc IG ni minamagambo. Dutangire dusome inkuru kugira ngo abadukurikiye bataza kugira ngo turi kubabwira ibyo twe twikuriye mu mutwe wacu. Ahubwo turi kubara inkuru yanditse abadusesenguriye badutanze kuyikora baravuga ngo reka dusesenguriye inkuru. Yego. Birashoboka ko hari abantu benshi bari buze kwifuza kumenya amakuru yimbitse kuri iyi nkuru. Yego. Aha, hano haragira hati umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina abinyujije ku rubuga rwe ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa. Jarik simbizi. Yego. Mbanga ari Odrago. Aya mazina yabo hekiyo ngiye ntumbaze ngo ni amazina bwoko ki. Aha. Hanyuma hano inkuru igakomeza igira iti mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga mu rurimi rw'Icyongereza, Vestina yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Bishatse kuvuga ko reka dukomeze ntago ijambo. Oya nago ndabyumva. Bishatse kuvuga ko amahitamo yagize ari mabi cyane. Izi ni za ngaruka za bashiki bacu.
komeza hepfo. Wayakomeza. Aha twagiye. Ati uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo. Ndi mu bihe bigoye kandi sibyo nkwiriye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Yo, komeza hepfo. Ko numva ntangiye kubabara ubuzima. Hanyuma akomeza agira ngo uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza. Ese hagati aho niba yamaze gutangira kuvuga ngo haramutse habayeho amahirwe yo kuzongera kuzabona undi muntu tuzabana, nzabanza kwitegereza neza. Ubwo hagati aho urumva mu iki? Bishatse kuvuga se ko byari byamutunguye? Nibyo tugiye gusobanurira. Sindi guhamya neza ko aya magambo yaba yavuye ku mutima w'umuhanzikazi wacu dukunda cyane, Mama Vestine. Ntago yari Mama Vestine wenda umushyize mu ni umukandida nyine w'icyubahiro cy'ibyo ateganya kuba cyo. Ariko burya rero umuntu yitwa mama ari uko amaze nyine kubyara, amaze kwigira gute. Rego ubu ngubu yarabyaye mu ruhande rumwe. Mu ruhande rumwe yabyaye Idrissa. Yego. Kera rero umaze kugenda ukura. Rega shandi kugenda yego. Hanyuma ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuzinanye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kumbeshya ukundi. Urumva? Inkuru iragiye ikomeza igira iti ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira. Ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba ku rubuga rwe rwa Instagram. Ko harimo n'igikomere wa. You can imagine. Donc wenda reka nze mvuge ko birashoboka ko iyi nkuru ishobora kuba itanditswe na Vestine nyir'ubwite. Ari nk'umuntu ushobora kuba wenda bamwinjire muri account abahakazi babaho birazwi gute se, cyane ko kugeza kuri uyu mwanya n'isaha ntabwo Vestine aravuga neza ikintu cyamuteye kuvuga aya magambo. Ariko hano inkuru yakomeje igira iti dukomeze inkuru. Ku rundi ruhande Vestine ari kubarizwa muri Canada aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'igihugu byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine n'umugabo we bakoze ubukwe ku tariki 5 Nyakanga 2025. Nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rugendo ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko. Igihe yagerageje gushaka Vestine ngo tumubaze byimbitse kuri iyi nkuru, ariko ntabwo byadukundiye. Turakomeza gukurikira amakuru yisumbuye tuzabagezaho mu gihe kiri imbere. Kugeza uyu mwanya na n'isaha yaba ari igihe, yaba ari Kigali Today ndetse yaba Inyarwanda, yaba n'izindi mbuga zandika, ntabwo ziragaragaza neza mu by'ukuri iyi nkuru niba ari impamo. Zemeze neza iyi nkuru niba ari impamo. Ariko iyi nkuru niza kuba ari impamo, tubwize ukuri abanyarwanda badukurikiye, Vestine koko araza kwisanga ahantu habi. Ushingiye kuki?
ikintu ushingiyeho aheruka kubwira amagambo akomeye murumuna we aramubwira ngo mwana wanjye cyangwa murumuna wanjye uzirinde gushaka uhubutse. Iriya ni imihini mishya. Yari yamaze kubona yuko ibintu yagiyemo yego nawe bitoroshye bo n'ubundi ariko kubaka urugo si imikino. Nicyo wenda nicyo yashakaga kumubwira cyangwa nicyo yashakaga kumwumvisha, ariko ntabwo yari ashatse kugaragaza yuko afite ikibazo mu rugo. Yego. Kuko yaza kuba ari kumubwira, ntabwo yarananiwe kumubwira ati ngiye byakomeye. Byakomeye se mu minsi ngahe yari amaze muri urwo rugo yari guhita abwira abantu ko byakomeye. Gute se utabivuga? None se warinda guhira mu nzu ukabura guhunga? Nyina no kuvanga iki gihe cy'amezi angahe yose ashize. Yego. Yarakirimo kubana n'icyo gikomere. None twibutse abadukurikiye ko ahantu turimo gukorera iyi nkuru murabona ko imvura itumereye nabi, reka tuba tuyisubitse turaza kuyikomeza. Kati. Aka ni agashoti. Okay guys, dukomeje nanone ikiganiro cyacu ngo twari tumaze kubabwira yuko akavura kaduciriyemo, ariko nta kibazo, reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Yes. Emi, twari turimo tuvuga tuti ese koko iyi nkuru nubwo tutaramenya neza kari Vestina nyirubwite wayanditse, nituramuka dusanze ari Vestina wayanditse, Ndakumva. Biragenda bite? Icyo mpamya cyo aba yari Vestina wayanditse. Yaba ari igikomere cy'urukundo. Igikomere cy'urukundo se gute? Yahuye nacyo. Tekereza mu mezi angahe atagira no kuri 6. 3 banza. Ariko reka mbabwize ukuri, nje nabwiye abantu ndabwo ati ibi bintu bya Vestina mwumva ngo Vestina ngo yakoze ubukwe ngo wateva byagenze. Ibi bintu ntago ari byo, no namabeshyo. None se wowe ukavuga ko nta bukwe n'ubundi bwari bwabaye? Nje nabonaga nta buhari. Ni gute uyu mukobwa Vestina niba koko yarabizi neza ko uyu Idrissa we sheri we bari bagiye kubana, bafashe igihe cyo gukundana, ni gute bafashe igihe cyo kumva ko batagomba kumenyekanisha ubukwe bwabo, ahubwo abantu bakazabumenya bwabaye? Ni umutekano w'urukundo rwabo. Icyambere bariya ni abastari. Ngiye nyimara kubona nk'umuntu w'umusitari, kandi urabizi yuko habaho ibihuha byinshi. Ibihuha birahari. Ngiye nabwiye abantu benshi ubu bukwe nubwo mureba bugiye kuba, yego, ntago buramara iminsi ngahe bugihagaze. Bishatse kuvuga ko wowe wahanuye ko n'ubundi ruzasenya rwose pe. Singiye ngaho ejo bundi nabwiye kuganuza gagogo. Hakoze kubanuze kandi igihe uvuga ari uko byasohoye. None se gogo nabivuze mbere y'iminsi ngahe 6. Nabwo ati uyu gogo mureba usibye ko abanyarwanda bose muri rusange bahaguruka bagasenga, uyaragiye akurikiye vava abagiye atyo. None ukaba ushinze agati Vestina. Nabwo ati rero ibi bintu bya Vestina biri kugenda biba mutuntu ducenga, ngaho bagiye murenge ntibashatse kubigaragaza, ngaho bagiye ntibashatse kubigaragaza. No, why? Kubera iki? Hari abantu benshi bari kuraba bashiki bacu akamubwira ngo nakoneye pasi ku gikire. Amapasi ako si umwana nawe uraje umuzane mu mapasi. None si uyu mwana yamenyanye n'uyu mugabo we gute? Erega menya ngo uyu ni umusitari. Umusitari se ku mbuga nkoranyambaga. Ariko tekereza igihugu uyu mugabo yararimo. Sinumva ngo niwo muri Burkina Faso. Aha, Burkina Faso. Yego. Harya niburi yaza kuba byakaba yari ibintu bifite ishingiro ko iyi Burkina Faso koko wenda yaba yaragiyeyo agahurira n'uyu sheri we bagakundana, noneho bakagaruka hano mu Rwanda baje gupanga ubukwe. Ngaho Vestina ari hano mu Rwanda. Yego. Ari Kigali, mu mujyi wa Kigali. Tugiye kumva ngo yahuye n'umudiaspora muri Burkina Faso. Barateretana. Ntabwo ari umudiaspora, ni umunyamahanga. Ni umunyamahanga. Umunyamahanga pire wuzuye, atari kuvuga ngo nibura ni ibintu wenda. Erega menya ngo amaso akunda. Ejo muri Christophe yarabivuze. Aya maso akunda. Reka nemere ko Christophe yabivuze. Aya maso akunda atareba neza. Y'uyu munya Burkina Faso yarasanzwe ari n'umugabo. Sure? Yes. Aya ibyo byo simbyinjiramo. Icyo nzi cyo uko twabonye muko.
ariko umwana w'umukobwa aravuga ngo icyo nitayeho si ukuba uyu yari asanzwe afite undi mugore nabimenya ibyo ntibindeba icy'ingenzi ni uko nabonye umugabo kandi ankunda. Umugabo ko batubwiye ko yari umusore wihangije. No, amakuru arahari kuri ya mutipe Idrissa niwe Idrissa yari afite undi mugore afite n'abana. None ushatse kuvuga ko yari divorce n'ubundi? Yes. Vestina aya mafaranga sibise ndabivuga ngo ya mafaranga agiye kuzakora kuri bashiki bacu akimara kumva ko ari umukire ukomeye. Yego. Aravuga ngo nishaka ngereje mu gitondo nzabe navuye mu mwuka ndamushaka. Vestina umwana wacu yari yakunze. Uyu mwana wanyu ni mushake muvuge ko yari yakunze cyangwa mu bihakane nge ntago ndibuze kubishyigikira 100%. Ushingiye kuki se? Kuko impamvu naza kubishyigikira 100% mujye mwumva imbaraga z'urukundo. Yaza kuba yari yakunze aka kanya k'amezi angahashize nta n'umwana n'umwe bari babyarana nago yakaba atangiye kwicuza avuga ngo urushako nagiyemo cyangwa urushako ndimo. Erega menya ngo aya ni amakuru ataramenyekana. Ashobora kuba yabivuze swat ashobora kuba atabivuze. Ibi ni ibintu bibiri kandi bitandukanye. Yego. Rero ubu ngubu niyo mpamvu ngiye kugezana n'uyu mwanya ndacyamusapotinga 100%. Uyu mwana ni imbaraga z'urukundo zamuhuje na Idrissa. Izi imbaraga z'urukundo rero nyabuneka imbaraga z'urukundo ndakwinginze mano kusanga Vestina wacu dukunda. Haleluya. Umumara gahinda ahubwo kuko rwongere ruzamuke rurusheho kuko gutinyuka akajya kwandika aya magambo akavuga ngo mbaye mu buzima ntifuzaga kuzabamo, mbaye mu buzima ntakagombye kuba ndimo. Ngewe nzi neza yuko bishoboka kuba wenda hari uwamwinjiriye. Okay, reka dukomeze dutegereze uwamwinjire wenda azi kugaragara kuko ariko naramuka atagaragaye ibi bintu Vestina akaba yabyandikiye ubwe mu bigaragara arashaka divorce muri amezi angahe kandi ntago ari buyibone? Mu mezi 3. Ntago ari buyibone. Amezi 3 ni make cyane. Nibiri bukunde bamaze kwanzura ko nibura divorce bagomba kuyihereza abantu bari hagati bamaze nibura imyaka 5 babanye bafite impamvu zumvikana. Kubera iki? Imibare barimo kutubara bakaza ngo ntacyo bande bayibabara abashiki bacu mwebwe se twe nta mibare tubafiteho kuko impamvu nta mibare tubafiteho sindabona na rimwe umusore cyangwa umugabo uvuga ngo ngiye gushakana se ndatanga urugero kuri inde akarere kanshaka mvuga kuri Nyiraneza yetse Rubaduka kugira ngo bataza kugira intera amabuye singe wahera reka njye kumushaka kubera ko ari umusitari mbane nawe nica izina rye ubundi njye mu itangazamakuru ko narashakanye n'umusitari nanjye ndikoresha. Yego uwo sindamubona. Ikindi ko bashiki bacu yaza kuba ari umusore wari ukennye wenda Vestina akaza kumukunda nari kuvuga ko akurikiye Vestina kuko ari umusitari kandi kuko ari umukirekazi. Yego. Ariko umugabo cyitonderwa yari umukire kazi. None mu bukire ni iki kiri gutuma avuga yuko atishimiye ubuzima bayemo? Uyu mugabo yari umukire kwere kandi yari umushoramari. Na n'uyu musore cyari umukire aracyari umushoramari. Ni iki kiri gutuma ko Vestina atishimiye muri urugo cyangwa muri ubuzima arimo? Imbaraga z'urukundo se zabaye nke. Icyo nzi cyo uyu mukobwa urukundo afite. Rero ariko wabonye indirimbo yamuririmbiye mu bukwe? Narayibonye we arahogoza arapara hwera mama navuga ntari ko shenge. Ariko mbwira abantu ntibibintu muhengeze. Imbaraga z'urukundo arazibonye uburyo zikora? Narazibonye. Zamushyize hasi arandika arashishimura azana imirongo aravuga ngo izi nzandiko ngomba kuzandika nkanazisinga amushyira hariya ku mbuga nkoranyambaga. Rero bishatse kuvuga ngo uyu mwana afite urukundo. Ibyo ngibyo by'amapase n'ibiki njye sindi kubyumva. Uru rukundo sasa rero rugiye rute? Uyu mugabo wo muri Burkina Faso bahuriye hehe? Bateretanye gute? Ese bamarengiye kingana gute bari mu rukundo? Ntago kizwe. Kugeza ubwo bavuga ngo ubukwe bwacu bubibanga abantu bazamenye twasezeranye. Ntago kizwi kuko bagiye babikora mu buryo bw'ibanga. Ntekereza ko ari uburyo bwa Emi ntaguciye mu ryo uvuga. Iyo mwana w'umukobwa imyaka yari afite leta y'u Rwanda imwemerera yuko agomba gusezerana kuba ku rugo, ariko yarahobotse kandi yari yihuse. Uyu mwana yaje ubundi muri social media ari igi mu yandi magi
kuba yari ari uruswende ari uruhinja ari uruhinja yari igira itazavamo umushwi yari igira izavamo umushwi ariko uyu mushwi ntabwo wari ugeze igihe cyo kuribwa umushwi wavuyemo rero uhinduka inkoko uyu mushwi rero wabaye za nkoko za kizungu wari utaragira igihe cyo kuribwa sigaho izi nkoko bororera ibyumweru 2 ukageza muri social media Irene amaze kumuhaza amafaranga Irene mukubise ifaranga mukubita ku cyangwa yirebye agatuza yirebye piriye aravuga ni njyewe ni nyashi hari ikindi mvuga se ni umwana urabona uyu mwana nibwo yarangije segonderi nafashe n'umwanya abanze ngo yige na university ariko ubundi wiga kugira ngo bizagende bite kugira ngo uzabashe kwibeshaho ubona amafaranga yego ubona ubumenyi muzakubeshaho cyangwa ejo bundi igihe cyose aziga ariko noneho n'uriya mugabo yamubyaje umusaruro uyu mwana w'umukobwa reka mbabwize ukuri vesti ntacyo dupfa by the way ntacyo dupfa sinaguterese ngo waranyenze ngo niyo mpamvu nkuzanye mu itangazamakuru urumva cyane ko ngiye buriya nakuze mbareba Irene agenda bafasha gahoro nari ndahakurya iyo ngiyo nkabireba nkakunda ibyo bintu ari gukora by the way hari peace ni umuntu w'umusaza kabisa Irene yes yakoze icyo agombaga gukora kuko abana yarabagejeje ku rwego rwiza bagombaga kwicara bagakora imishinga n'abashingira abantu nubwo bari gutera amabuye uyu mukobwa wacu ariko kugura imodoka ya miliyoni 400 twamuvuze ejo bundi Mutesi Jolly uyu mwana w'umukobwa yanze guhubuka muri ibintu by'inkundo oya burya umuntu wese kami ka muntu no suko atagira abantu bamukunda arega atandukanya suko adakeneye kubyara nk'abandi bari nk'abandi bategarugori ubu tuvugana nubwo duhurira hano ku mbuga nkoranyambaga yego tukahurira mu biganiro ariko buri muntu wese aba afite amahame ye agenderaho yego rero uyu mwana yari afite amahame agenderaho n'uriya nawe yari afite aye mahame rero ku mahame ye ashobora kuba yari yarihaye amahame avuga ngo ku myaka yanjye runaka ndumva Imana ingiriye neza naba ntakitwa umukobwa akaba yarageze amahirwe reka tubwire abanyarwanda ko bakwiriye gusengera umushiki wacu kugira ngo mu by'ukuri n'ibi bintu ari kuvuga byamubayeho koko atanga amakuru y'impamo atanga amakuru ya nyayo yego avuga ngo nyamara abanyarwandakazi mu nsengere kuko amahitamo nahise musi meza njyewe icyo nabivugaho ikindi uyu mugabo ngo yakomokaga mu muryango w'abayisilamu ntago wumva n'izina rye se by the way singiye kuvuga ngo nuko yarayishatswe n'umuyisilamu oya kuko buri muntu wese mwashakana mu kabana ariko ushingiye ku mahame buri dini rigira birashoboka ko uyu mwana w'umukobwa atigeze atekereza neza ko agiye kwinjira mu mahame agiye kwinjira mu yandi mahame badahuje imyizerere yego kugeza uyu mwana n'isaha mugabo wenda akambwira nti nyamara mugore wanjye mwiza nkunda nishakiye nkaza mu Rwanda nkagushaka joininga ukurikire idini ryanjye ko bigoye undi nawe wenda akavuga nti Imana yanjye ndabigenza nte kuyu muhamagara ntigeze nkuhamagara uririmba indirimbo zihimbaza Imana se yashyiramo nazazi ajya gushiramo Allahu Akbar wala ago byajyana mushiki wanjye sorry niba ari ukuguharabika niba ntabwo tumuharabitse by the way oya ndavuga kuba yakoze iyo letere tutaramenya neza ukuri kubiri inyuma yego abaye ari ukuguharabika nakubwira ngo sorry ariko abaye ari byo nakubwira ngo kubaka urugo no kwihangana ihangane umara gufata umwanzuro kumva ko wakuze ugiye kubaka urugo genda uhangane n'intambara zose guhura nazo benshi bavuze yuko kuruwe n'amafaranga yes shyira mu itandukanyirizo y'icyo bakuvuze babone ko ibyo bakuvuze bitari byo kuko ntazibana zidakomanya amahembe niba ari n'akabaye ibigaragara reka mbwize kuremi ntiwubatse urugo cyane umugore wamanye imyaka ingahe igiye ku 7 singerageze uragerageza niba atatu bikanga ngongeye kuririmba ntibampe igikombe wagihabwa so reka dushimira abantu mwese mwari mudukurikiye muri iki kiganiro turaza gukora parite ikurikiyeho nitumara kumenya amakuru yizewe neza ko yego ibi bintu byagaragaye kuri social media bihereye kuri Instagram ya Vestina nibiza kumenyekana neza ko ari wivugiye amakuru tukabona amajwi abigaragaza byivugira
turaza kongera tubasubiriremo iki kiganiro tugisesengure noneho twinjiremo indani mu mizi tubahe n'impamvu hari ibyo twanze kuvuga ibyo mubitegereze mu kiganiro gikurikiyeho so kanda ku nzogera ukore subscribe like share ndetse na comment kugira ngo n'ikindi kiganiro nikijyaho uze kuba uwa mbere mu kwakira notification ugikurikirane mu bambere. Tubibutsa ko ku makuru utabashije gusobanukirwa neza cyangwa se ku ncamake tuguhaye usimbukire ku Nyarwanda yego uraza ku gihe kuri Kigali Today ndetse no kusura nawe usura website ntago ari ibi usura urubuga rwa Vestine ayo ni amakuru ari kuvuga ni amakuru turi twasomye twatangiye dusoma tuvuga whatever yego buri kimwe ku kindi. Ubwo rero twababwira ngo ibihe byiza komeza mugire ishyano ihirwe turabakunda cyane.